muraho neza, nizere yuko mumeze neza, nizere yuko aho uherereye umeze neza, uri amahoro. Kandi nanone nimba utameze neza, bibaho mu buzima, ntabwo umuntu igihe cyose ahora ameze neza. Noneho rero urabona aya mazi ari kumeneka hano, murayareba aya mazi arimo arameneka, iyi bayita shatafu. Shatafu ni aka kantu umuntu yifashisha ari mu bwiherero, aho kugira ngo akoreshe izi mpapuro toilet paper, ahubwo agakoresha shatafu. Iyi shatafu murabona ko ifite ikibazo cyo kumena amazi, turabanza tuyafunge mbere na mbere. Icyo ngiye kukwereka rero ni uburyo bayisimbuza, bagakoraho iyi ifite ikibazo yaturitse cyangwa se irimo imena amazi nk'uko ubibona. Uburyo bwo kuyisimbuza nibwo ngiye kukwereka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Igaju Technology, fungura inzogera yawe kugira ngo n'ubutaha uzajye ubona video nyinshi z'ubwenge zinyura kuri iyi channel Igaju Technology. Twagiye rero. Mbere na mbere ndabanza mwereke shatafu nshyashya hano. Iyi ni shatafu nziza cyane yo mu bwoko bwa Jakwa. Iyi shatafu nagushishikariza kujya uyikoresha iwawe cyangwa ahandi ariho hose muri business yawe, kubera ko iramba. Iyi ngiyi ni urugero imazeho igihe kirenze imyaka 2, kandi ubwo urumva nyine haba habayeho kuyikoresha n'abantu benshi. Ari nk'iwawe mu rugo nta kibazo na kimwe yazagira vuba. Noneho rero uburyo bwo kuyisimbuza, turayifungura gutya, urabibona aba ari PS 3, kuko hari uyu mutwe, akaba na flexible, akaba n'iyi stand cyangwa se twavuga nka gasiporo ko kuyifata, niko koko kuyihanginga ku rukuta. Noneho rero uburyo bwo kuyivanaho, turabanza dukureho ishaje ifite ikibazo, turifashisha aka gakre anglaise nk'uko ubireba. Noneho dufungure hano, mwabibona ko mbere na mbere ubanza gufunga amazi. Ubu gutya tuba dusoje kuyifungura, tukicomoraho. Ntabwo turi bushyiraho kano gasiporo kuko igafite hano kariho, ahubwo twebwe turahita twifatira uyu mutwe na flexible turayikuramo gutya. Hano iba ifite kava ya plastique, ndetse kandi hano ikaba ifitemo akandi gakava gatuma hatajyamo imyanda cyangwa imicanga. Harimo n'agapira n'imbere kitwa raba, aka k'umukara murakareba. Yes, fungana. Urabona ko hano ubu ngubu soje kubihuza nk'uko ubibonye. Ushobora kongeraho spana yanjye nkagakaza neza, ariko hano ndabitunganya ku buryo bwizewe. Turajugunya kano gakava ndetse tunajugunye n'aka ngaka. Urabona ko harimo agapira k'umukara, nanone aka gapira ntabwo kaba kemerewe kuburamo, kitwa raba. Karaba kagomba guhora kicayemo. Noneho turahita dufata hano iyi buro, iyi nati, duhita tuyihuza n'iyi vandekeri ifunze ku rukuta gutya. Dusoza ongera twifashishe ka gakre anglaise adjustable. Dufunge. Yes, ubu gutya twizeye yuko tuyifunze imeze neza. Turatestinga kikora. Turafungura amazi, murabizi ko twari twayafunze. Noneho dupime turebe.
gakeho kugira ngo atakubabaza, kuyagabanyiriza pressure. Okay, ni gutya rero bikorwa. Ubu ni bwo buryo shatafu isimbuzwa. Kigaragara ko turashyira aka gasiporo kayo, aka gasiporo katari guhura n'iyi shatafu yacu, turagakuraho dushyireho ka kandi kayo kakiri mu ikarito. Turakoresha toronovisi. Urabibonye rero agasiporo dukuyeho ni aka ngaka. Twebwe tugiye kwishyiriraho akacu bihuye. Aka niko k'iyi ngiyi, reka tugapimemo turebe aho gafata. Murabibona ko gutya urabona ko kayifata nta kibazo kandi mu buryo bukomeye. Noneho turagafikisinga ahandi twakuye kari, turagafata iyi visi tuyishyiramo hano, noneho tugashyira ku gikuta, dufunge na toronovisi. Yes, urabibonye ko kano gakomeye rero. Noneho duterekeho shatafu yacu. Urabona ko gutya karakomeye. Ni gutya rero basimbuza shatafu nshyashya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel Gashu Technology, fungura inzogera aho uzagira video zose nshyashya zinyura kuri channel. Murakoze kandi ndabishimira. Nongere nestinge. Yes, nabonye rero ni gutya basimbuza shatafu. Mugire ibihe byiza.